Ndagusuhuje we tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Uze gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe dusanzwe tubana turagusuhuje cyane kuko uri w'agaciro gakomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye gusubiza umwe mu bakunzi bacu batubajije ngo tuzamugezeho ubusobanuro bw'izina Calvin. Muri iyi video turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ibiriranga, ubusobanuro bwaryo, ibyo Calvin akunda n'ibyo yanga, ndetse turaza kurebera hamwe no mu rukundo uko biba byifashe. Nk'ibisanzwe rero iyi wumva ni Strong Studio, naho njye tugiye kubana kuri micro ni Mizero Felix. Uhawe ikaze. Calvin ni izina rikomoka mu rurimi rw'icyongereza no mu kilatini. Rivuga umuntu ufite umutwe woroshye cyangwa se ufite umusatsi muke. Risobanura kandi umuntu ufite umutima woroshye kandi utekereza neza. Izina Calvin rero rikunze gukoreshwa cyane ku gitsina gabo, ku bahungu. Dore rero inkomoko y'izina Calvin. Calvin rikomoka ku izina ry'icyongereza Calvinus, rituruka mu kilatini Calvus, risobanura umuntu woroshye mu mutwe cyangwa umutekereza wihariye. Iri zina rero ryamamaye cyane biturutse ku mwarimu n'umuvugabutumwa John Calvin wabaye icyamamare mu mateka y'iyobokamana. Dore rero ibiranga Calvin. Akunda umutuzo n'ibiganiro bifite ireme, akunda ikinyabupfura no gukora ibintu biteguye neza. Akunda kandi gusesengura mbere yo gufata icyemezo, akunda gufasha abandi mu buryo butuje, kandi akunda ubuzima burangwamo urusaku rwinshi. Yangirwa imigwano n'amagambo menshi adafite ishingiro. Yangirwa uburiganya no kutavugisha ukuri. Yangirwa akavuyo n'imikoreshereze idateguwe neza. Dore rero intege nke za Calvin cyangwa se ibibi byabo. Ba Calvin ngo bakunze kuba ari abanyantege nke kandi batinda gufata umwanzuro kubera ubushobozi bwinshi. Ngo Calvin rero ashobora kwigunga ngo iyo ibintu bimunaniye, ngo ntavuga ibyiyumviro bye vuba kandi ahora abyibikira. Ashobora gufata ibyemezo mu buryo bwitonze cyane. Ibyo ngibyo rero bikamutera gutakaza amahirwe amwe. Ngo dore rero Calvin mu rukundo uko byifashe. Ngo Calvin ni umuntu witangirwa, wizerwa kandi ukunda mu buryo bwimbitse. Akunda umukunzi utekereza neza, utuje kandi uwubaha. Ntibyoroshye kumumenya vuba, ariko iyo amaze kwizera akunda by'ukuri. Ashyira imbere ukuri, kumvikana n'ituze mu mubano. Ashaka urukundo rufite icyerekezo, atari urw'umwanya muto. Dusoza rero, izina Calvin risobanura umuntu utekereza neza, ufite umutima mwiza, wiyoroshya kandi wizerwa. Akunda urukundo kandi aba ari umukunzi uhamye kandi utega amatwi. Ni nuko dusoje. Ni nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda. Bye.